kazi ukingiranye, niba urose baguteye ibyondo, niba urose wigaragaraho umwanda wisobyeho, niba urota ubona inka zikwirukankana n'inyamaswa ziguhiga, niba urota ubona uri mu cyaro uko nabisobanuye, niba urota uri murya, uragira ngo ubundi buzima buze kwitwa ubuhe? Aho twagombye gushaka imbaraga zitwinjiza mu isengesho, yego, kugira ngo tubashe gutsinda cya kigeragezo. Ugasanga umuntu ntacyo abyitayeho. Ugena abantu narabanze, mutima narabanze, ngo n'urusengero narahavuye, ngo harigeze no gutwika Bibiliya. Kubera umujinya. Ngo nta masezerano arimo. Agahima nde? Nyiri umujinya se arijinya. Yego. Ibyo rero buri mu mpamvu jewe numva shishikariza abantu kumva ko umutwaro kuvunya ari uwawe. Yego. Waswahili wanasema kila mtu atachukua mzigo lake mwenyewe. Buri wese azikorera ya muzigo we bwite. Na kila mtu atasimama mbele ya Mungu. Kandi buri muntu wese azahagarara imbere y'Imana. Suro bisaba ko ugomba kumva changement de vie, style yo kubaho, ibyo ukabigiramo rwa ruhare rushingiye kuri za nzozi. Bakurose uziritse amaboko, warose uziritse amaguru, nta uri bujye, tambara mu maso, nta viziyo, waziritswe, ntacyo ubona, uhora mu marira kandi uri umukozi, agahinda ntigashira, satani yahagurutse, byose biraho. Warangiza ukumva ngo Imana ngo izakora ibyo yumva ishaka, nta mwanya wo gutegera. Kandi kubwira ngo shyize imbere amahitamo, ibyiza ni uhitemo icyo ushaka. Bantu b'Imana, nshuti z'Imana mudukurikiye ku Mwuga Bera Ministries, birababaje cyane. Urarota uri murya, urarya inyama zitogosheje, uri kurya ibiryo kandi ubwo zikuza ari imbaraga z'abarozi. Warangiza ngo ariko ngo urabona indogobe ubwayo yikoreza imitwaro, yikoreza ibyo ushaka. Yego. Cyangwa se ikoreze umwana wayo. Ariko byombi wapi? Ariko subuto waruzi impamvu yo nuvuga ngo ntikeneye kubohwa, ntikeneye ko bayiboha, ahubwo icyo ishaka nta kindi no ku mwana wayo yisanzura. Yisanzura cyangwa nyina yisanzure, hekesha umwe muri bo, ariko reka kuzana ibyo bintu. Bivuze iki? Urumva indogobe yanze ko baziri ku mwana na nyina. Yego. Ariko twiyo turota izi nzozi, uraboshya na nyoka araboshya, kandi nta makuru ufite. Yego. Ariko bibaza, hano aho Yesu yavuze ngo mutinye, ntuze uriya mukozi w'Imana. Aravuga ngo ati indogo imenya shebuja, yego, ni nk'ikamenya nyirayo. Ariko abantu banjye ntago basobanukiwe. Imagine ko nukuri ugenda baze abantu bagiye bakurikirana ibintu by'amatungo, ntabwo indogobe mu kubaho kwayo wayihekesha n'umwana wayo. Ako gasuzuguro ntabwo ikemera. We mpekesha ibyo ushaka, ariko ndikira umwana. Hekesha umwana wanjye, ngendeka. Hako itugira bagaragutwe. Umwuka wo kwibohora ariko sita ziryama n'abakubita ntaho zijya burya. Soro bivuze ngo iyo urose ziriya nzozi ni ikimenyetso cy'uko uboshye. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobewe na Reverend Hababazi Jean Baptiste, aha amavuta kandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura.
izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho, ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Nubwo abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. uri uw'agaciro, uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Mwebwe abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Tuje nkwifurije kugira ibihe byiza aho dukurikiye hose. Ni kumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Imana iguhe umugisha cyane. Rero we tugiye kubana muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe, bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese mugubwe neza. Ndacyari kumwe n'umushumba nk'uko bisanzwe. Waramutse mushumba? Naramutse amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose pe. Imana ishimwe. Wambaye neza. Urakoze, ubwo urampijana ubwo wabibonye. Kereka ari iry'amayero. Amayero nishakira ijana. Ubwo amayero n'ubushake bwawe n'amadolari n'ubushake bwawe. Ntabwo y'ijana rya yandi rya yandi mu mashiringi oya. Umwe ya ndirimbo baririmbye bavuga ngo iyo bageze ku kabenzi ngo hari abe bakunda. Urakoze cyane. Rero ngira ngo turi mu cyumweru cyo kuvuga ibintu yenda abakunda inzozi bataza kumva vuba, ariko niko kuri kujyana mu nzozi zisobanutse. Twabonye umukecuru w'Iserafa, we yafashe umwanzuro birakunda. Uyu munsi rero njye ntabwo ndi bugiserafa, ahubwo ndibaza ngo iyo hari mu rukweto ntiwarikuramo, bahuye ko menyo handuye ntiwahoza, urahoza. kukubwira ikintu gituma ubohoka n'akabuye kari mu rukweto ugakuramo. kukubwira ikintu gituma ubohoka bihindutse icyaha cyangwa bihindutse uri gukora. Nta cyaha kirimo. Ni uburyo bireba kugira ngo ikikubangamiye ugikure mu nzira. Njyewe impamvu mvuze ano magambo ni uburyo ki abantu basuzugura imvugo ibajyana mu kubohoka kwabo no mu guhinduka no kwakira impinduka nzima, akavuga ngo ariko jyewe Imana impora iki? Why not me? Why not? Kubera iki jyewe Imana? Ariko wajya kureba 100% ugasanga umuntu ni nyirabayazana w'ibintu. Arashaka ko bigenda nk'uko ashaka. Ntashaka ubushake bw'Imana buyobora ibintu. Sibyo? Niko bimeze. Niba urose uziritse, niba urose uri mu kazi ukingiranye, niba urose baguteye ibyondo, niba urose wigaragaraho umwanda wisobyeho, niba urota ubona inka zikwirukankana n'inyamaswa ziguhiga, niba urota ubona uri mu cyaro uko nabisobanuye, niba urota uri murya uragira ngo ubundi buzima buze kwitwa ubuhe? Aho twagombye gushaka imbaraga zitwinjiza mu isengesho, yego, kugira ngo tubashe gutsinda cya kigeragezo. Ubu ugasanga umuntu ntacyo abyitayeho. Ugena abantu narabanze, mutima narabanze, ngo n'urusengero narahavuye, ngo harigeze no gutwika Bibiliya. Kubera umujinya. Ngo nta masezerano arimo. Agahima nde? Nyiri umujinya se arijinya. Yego. Ibyo rero buri mu mpamvu jyewe numva shishikariza abantu kumva ko umutwaro ukuvunya ari uwawe. Yego. Waswahili wanasema kila mtu atachukua mzigo lake mwenyewe. Buri wese azikorera ya muzigo we bwite. Na kila mtu atasimama mbele ya Mungu. Kandi buri muntu wese azahagarara imbere y'Imana. So bisaba ko ugomba kumva changement de vie,
style yo kubaho, ibyo ukabigiramo rwa ruhare rushingiye kuri za nzozi. Bakurose uziritse amaboko, warose uziritse amaguru, ntaho uri bujye, tambara mu maso, nta viziyo, waziritswe, ntacyo ubona, uhora mu marira kandi uri umukozi, agahinda ntigashira, satani yahagurutse, byose biraho. Warangiza ukumva ngo Imana ngo izakora ibyo yumva ishaka, nta mwanya wo gutegera. Kandi kubwira ngo shyize imbere amahitamo, ibyiza ni uhitemo icyo ushaka. Bantu b'Imana, nshuti z'Imana mudukurikiye ku Mwuga Bera Ministries, birababaje cyane. Urarota uri murya, urarya inyama zitogosheje, uri kurya ibiryo kandi ubwo uzi ko ari imbaraga z'abarozi. Warangiza ngo ariko ngo urabona, yego mushumba, izo nzozi rero ukarota ariko ntumenye impamvu warose, ntunabyiteho. Impamvu byo nashaka ko tubiganiraho cyane ni ukwirengagiza kwa bamwe. Yego, umwe ngo ni kushimari, undi ngo ni nightmares, undi ngo ni ibyo niriwemo. Ariko by'ukuri ugomba kumenya ko izo mvuzo ubwazo ni ikimenyetso cy'uko uboshye mu buzima bwawe. Yego, na indicator s'uko uboshye. Ikibazo ukavuga uti ariko njyewe hari umushumba wansengeye ariko sinabohotse. Noneho nkakubaza kuki bagusengeye ntubohoke, za nzozi zikajya zigaruka kuki? Ati ntagisimbiza. Ibi twabivuze mbere yuko kubohoka bigengwa n'ibintu bitatu. Hari usengerwa, ubwo n'ubohoka, hari usenga, hariho n'uburyo bigomba gukorwa. Ntabwo ubundi mu buryo busanzwe kurota wambaye inkweto zidasa, wowe wumva hari amakuru mazima ahari? wumva atari byiza. Ngaho baze wambaye za nkweto ndende z'abagore, akaguru kamwe, ahandi wambaye sandari, amaguru arareshya. Ntabwo areshya. Ntiwumva ko ubutumwa ufite na message ufite zicuramye? Ukeneye kugira ngo ubone wa mushumba. Ryari abatumwe dusengana muri iyi minsi, hari wambwira ati ntabwo nzi ko wampa uwo mwanya, reka tuganire. Wikwihuta ngo oya, genda gake. Yego, genda gake kuko ikibazo ufite n'izo nzozi urimo urota. Nkakambwira ati naburaye ndose inzoka intondagira. Itagutondagira se ntucinda sago ku ntoki. Erega abantu benshi imihango ya kera bayitiranya n'ukuri kw'ibintu, nyamara n'abakera ntabwo twabanenga ko bakoze ikosa. Bari bazi ko n'ubadu protecting amuvandi, bo bari bazi ko bari gukora ibyiza. N'ukuri burya ntacyo umubyeyi atakora kugira ngo umwana abeho neza. Kereka ababyeyi b'isambo, aba data we, ariko mama we ntacyo atakoze kugira ngo tubeho. Uyu munsi umuntu urimo mbona uyu munsi ku bumwe bw'abera, uyu muntu urimo ndeba ngana gutya, ndabikesha mama wambyaye. Ni uruhare rwe no kuri 100%. Burananirahiye mama Ruminata nushaka heba, biba byakaze. Hari abambwiye ngo ariko ntukirahire nyoko, ntivana indoro mu matwi. Umuntu yirahira uwamugiriye neza n'uwamuhaye. Ama yemeye kuruha muri za 60 na kangahe na 5 akiri muto, akaturera tugakura, ntadushakire nk'abandi bagabo. Papa harureba guhingira gushakira icyo kurya. Uyu munsi uricaye kuri televiziyo urandeba, kuri telefone urandeba. Iyo ataza kwemera kwitanga mba ndihe? Ni ukuri ababyeyi, abamama ukimufite mwiteho pe. Ni ukuri. Rega ngo urwaye ufite nyina ntarwara akanyoro ku kibuno. Uba ufite ukereka. None ninde wahenera kemera atari nyoko? Amajambo. Cyakoze nawe. N'umugore ntiyakwemera kurunguruka mu ntuze yiwawe.
ufite nyina ntarwara akanyoro ku kibuno, niko baciye umugani. Bishatse kuvuga si uko nyine urwaye agaheri, ahubwo ntaho atakugira, yego, ntaho atakugerera, yego, ntacyo atakora kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Umukene akundwa na nyina wenyine, none se wenyine. Urumva abafite ababyeyi, ni ukuri abantu mutwumva, abafite ababyeyi babubahe rwose. Mama wagusamye akagutwara amezi 9 akajya kwa muganga bagakora vantuze cyangwa bakamwongera akakonsa, ukamwihagarikaho, ukamukoreraho byose. Twanavutse nta pamperise zihari, hari ibyahi, tugakambakamba, akatumyiza intoki ze mu nzara zikomeye, tukava nk'ibisoro bifite ibiro bingana bitya, tukagira urugo rwacu. Uwo mubyeyi rwose niyubahwe. Niyo mpamvu umuntu ufite mama wawe akaba hari ikintu abura umufite, wari muri ca gahunda. Buriya baravuga ngo mu bantu bashobora kukuburira mama wawe yahe bakitanga. Urabizi hano twumwe bw'abana ntabwo dukunda gutanga ubuhamya bw'abandi, ariko hariho umubyeyi ugushyigikira, kabone nubwo yakubonye muri abo mafuti, ariko akavuga ati umwana wanjye ntabwo mwamurekura gutya, akemera akakwitangira. Ariko burya abagabo tuguruka bwa mbere, aba yagiye kare, umugabo aba yagiye, ariko umubyeyi ntiyakwisigira umwana. Niyo mpamvu rero iyo urose ziriya nzozi twavuze uba uboshye. Cya kabiri, ntuboshye wenyine, ubuhanye n'umuryango wawe. Buriya turushwa ubwenge n'indogobe. ibigenze ite? Indogobe. Ni ukuvuga ngo indogobe yihekesha yonyine, cyangwa uyishyireho ushyira umutwaro ku mwana wayo, ariko ntabwo ushobora guhekesha umwana na nyina ngo indogobe zigende. yikorera umuzigo ukwayo. Urumva ibi nkubwira ndabizi. Indogobe ubwayo yikoreza imitwaro, yikoreza ibyo ushaka, yego, cyangwa se ikoreze umwana wayo, ariko byombi wapi? Ariko subuto urazi impamvu yo nuvuga ngo ntikeneye kubohwa, ntikeneye ko bayiboha, ahubwo icyo ishaka nta kindi nuko umwana wayo yisanzura, yisanzura cyangwa nyina yisanzure. Hekesha umwe muri bo, ariko reka kuzana ibyo bintu. Bivuze iki? Urumva indogobe yanze ko bazirika umwana na nyina, yego, ariko twiyo turota izi nzozi uraboshya na nyoka araboshya, kandi nta makuru ufite, yego. ariko bibaza hano aho Yesu yavuze ngo mutinye, ntuze uriya mukozi w'Imana aravuga ngo ati indogobe imenya shebuja, yego, ni nk'ikamenya nyirayo, ariko abantu banjye ntabwo basobanukiwe. Imagine ko ni ukuri ugenda ubaza abantu bagiye bakurikirana ibintu by'amatungo, ntabwo indogobe mu kubaho kwayo wayihekesha n'umwana wayo. Ako gasuzuguro ntabwo ikemera. We mpekesha ibyo ushaka, ariko ndekera umwana. Hekesha umwana wanjye,
ngendeka hako tugira abagaragu twe umwuka wo kwibohora ariko zita ziryama n'abakubita ntaho zijya burya so no bivuze ngo iyo urose ziriya nzozi ni ikimenyetso cy'uko uboshye wambaye inkweto zidasa sandali zidasa imyenda icikaguritse uraboshye ibirenge uraboshye amaguru ikindi kintu urimo urasoma inyuguti ukabona ntuzibona hari umuntu ubona inyandiko yayisoma akabona ntayireba bivuze ngo n'ahazazawe ntaho urimo ubona biragusaba ya deliverance yo kubohoka no kwemera wirebera kuba bikora nabi wirebera kubigukorera reba ku Mana iri mu bwira ibyawe yego gusuragira umugenzi gute banabyumvise unyibutse tugikomerezeho ubwo tuzakora ikiganiro ejo ubundi hari igihe systeme igufata gutyo n'abantu bakagufata gutyo ariko ukazagira akamaro mu gihe gikwiriye so kuburiho ibibazo kuburiho ingorane kububayeho nabi ntabwo yivuze ko Imana itakurengera yanagutabara ariko you are the one niwe wa mbere wo kumenya kuboshye n'ikikuboshye n'uburyo wabahoka yego muhabwe umugisha n'Imana Imana yiteguye kukurengera kuguhanagura no guhoza amarira y'uburyo bwose amen amen